Twaje kotsa runini. Umuriro untera ubushagari. Cyangwa ubushagara ni ijambo ribi. Igo. Ni ribi kwishaikanga mani. Igo mani. Ni kundi umva ugiye gupfa. Ubushagarira. Ubushagara ni bubi. Yewe ya ntabwo ugira ubushagari. Ubushagarira ntari. Nyine ubu ngubu kubera ukuntu uri kumurura. Ubushagarira. Ntabwo ari ubushagari. Ufite ubushagarira. Utanga. Zatereke. Utangari karatekera. Ejo nzaterekera. Umushumba wacu urumva waga afite nka genge y'abandi bashumba nka babiri waga ari nka batatu. Kuko ukuntu umuntu aba yambaye nyine ngo nabipostingamo amafoto. Gusa hari utuvideo nuko nagura mbona ndi koga amazi. Ako kuki mu ndwanya. Ntabwo mwesha hano undi muntu abibonye. Ahantu nogeye nuko iyo hoteli nayamamaza ko nayamamaza ko ntari. Uri kumva? Ariko iyo hoteli irabizi pe ko njya koga buri gihe. Njya koga nyine nigize umuzungu. Se ko bizima. Oya sa uri kwaka. So abantu rero badukurikiye shaka ko tubasobanurira hari umuntu kubona ibintu akayoberwa abantu bazi kuri kuraguza gutekera. Cyo gutekera biremewe mu Rwanda. Cyane ibyo byonyine sigaje gukora. Uyitekeye nta ribi. Guterekera menya nta ribi. Gutekera uri gushaka umugabo. Gutekera bivuze iki? Uri guterekera iki? Nyine papa se urumva ntabwo ari ukuroga umuhungu ni umusazi. Gutekera ni ukurogara. Igo. Oya nase abantu bakera ko batekeraga baga bari kuroga abantu. Vugisha ukuri. Hoye gutekera byo mu muco nyarwanda. Guterekera. Ikibi no gucuragura. Ntabwo ari umuco byose ari ibintu byagiye bicika. Hari umuco wabagaho kera ko no guterekera byabagaho kera kumenya ubutakibaho. Nase uri gutekera ukora iki? Bari kuvuga ibintu bibi. Guterekera igikombe mbyumva ko mbizi no ko mbyumva abapfumu hari ibintu bagira by'imigenzo yabo. Oye ibyo byo mu bapfumu ntabwo bihuye no guterekera. Guterekera ni iki sajyo? Guterekera mu mugenzo y'imyemerere runaka bafite nk'ibintu runaka mu gisebe. Uko nyine rishaka kujya koresha ni nko kuba mufite ibintu runaka mu gisebe ntabitemewe ntabwo nabikora. Uvuga ngo mfite abakurambere umuriro wazimye rega. Oya ari ukuri kwaka mani. Cyese ugira ngo wake utumbagire kuko mani. Komeza tubwiye sajyo. Abakurambere urumva wenda nimba ugiye kurya ikintu ibyo nyine ukaba uzi ko abo bakurambere wiyerekizemo ko abakurambere baba bakureba bagukurikirana. Bande abakurambere baba he? Abantu baterekera bo baba bavuga ko wenda n'abakurambere baba bavuga ko abakurambere cyangwa abantu babo ba kera bamwe bapfuye noneho bazanye ibijumba byiza we bagaterekera kugira ngo urumva undi bijumba abakurambere babo bagirira nabi. No pose mbese nko gusenga nko kuramya ibigirwamana. Abantu basenga ntabwo bamenya guterekera. Gusa mu mvugo imwe ni ukuri gusenga mu kinyarwanda ni nk'aho guterekera urumva ni kimwe bo basenga ibigirwamana. Basenga ibigirwamana cyangwa ibindi bintu bitari imana byita guterekera. Ni ukuramya ibindi bintu bitandukanye n'imana. So Beyonce rero inshuti yanjye none nawe guterekera ryari kandi ashaka guterekera n'umuntu numva arabitemewe. Nashaka guterekera terekera nari terekera mwana bitewe n'imyemerere ntabwo ari libura agakurikirana aterekeye gusengera se ndabizi. Guterekera ntabwo nta tegeko ribihana bagufasha waterekera biremewe.
Uribu ntabwo akurikirana uterekera. sawa ejo nzatangira guterekera unyemerera none se si wa undi mwitande utanga katereke utanga Eric aratekera utanga b'amaboko ntukajya uvuga izina ry'abandi igice twarumiwe ndari utanga iryo muti reka narabivuze utanga b'amaboko aratekera sabira mu Rwanda muri aso mupfumu n'umupfumu utanga nuko atanga umva ejo nzaterekera uri gutekera uvuga gute ubwira ndi uri guterekera ushaka niye nyungu yo guterekera okay niyo nyungu nose gutekera no gusenga nyine no gusenga ibindi gutekera numvaga ari nk'uko ushobora gukora nk'udukoryo nk'umuntu wakwanze ukamuterekera umva ugakomeza ukamuterekera abantu batakibaho umva gutekera ndabiretse nka sogokuru wawe mu gihugu sogokuru wanjye udakubujije ukamubwira ngo dusabire umugisha ngo duhe imigisha ngo bane natwe muri ibi bintu tugiye kujyamo ntabwo nzi njyewe ntabwo nzi nabatekera se n'abazi ubwo guterekera reka mbyihorera ubundi baterekerera abazima bro sajya ari kubeshya ubwo gutekera ndabiretse abazimusha uzashaka umuntu uzi guterekera byanya adusobanurire umuntu uzi guterekera uri muri komantere bivuge tumaye n'ikiraka cyo guterekera yaryoshye yaturyohanye runongo uzi ukuntu noneho yotsanya nahoraga nahiye intoki wenda kuzanyica okay iyi ni iyakangahe akoze runongo uzi kera nyiri umwana yewe we genge yanjye cyangwa iwacu wabaga bambuze uzi kujya ku ishuri bakakujyana no kotsa runongo wagiye ku ishuri ni ukabona nk'umukozi wanyu akugezeho wokeje runongo bati bavaye kugushaka iwanyu ukajya usanga akavumba amashyiga ubu twari twajya kwiga abari twiganye pirimeri oya ariko akenshi ikarongi neza ikarongi mva mbwira akenshi kotsa runongo byabaga muri sama abana ntabwo babaga bari kwiga iki gihe turimo mu kwa karindwi ntabwo kera twigaga twabaga twaratashye right so twebwe njye nyiri umwana nabaga ndi kumwe n'abashumba bo mu rugo ariko bankubitiye abashumba bambuzaga guhora ndi kumwe n'umushumba wacu kandi sinumvaga none ujya umushumba wanjye ikintu namukundira nako umushumba wo mu rugo ikintu namukundiraga yanyumvishaga ikinamico urayizi ikabanze mubwire umushumba wacu urumva yabaga afite nka genge y'abandi bashumba nka babiri babaga ari nka batatu so hari umugezi twari duturanye mu rugo witwaga Nyabahanga komeza nyine nyine twavuga kwidumbaguza tukaza kwidumbaguza ubizi tukaza tukotsa runonko twamara kwiyonda tugasubira kwidumbaguza ibyo bintu barabinkubitiye kugeza ubwo umutima wanjye wari ugiye kuvamo rero nari nzi kotsa runonko pe umwana n'umwana widumbaguje kenshi hari n'igihe batwibye imyenda abashumba barayitwara tubura imyenda barashaka kuki abashumba ari abatinzi utashye wakambara iki utabambaye ubusa imyaka ingahe nari muguru imyaka ingahe mbese nk'imyaka nk'umunani cyangwa 7 ese wajyanye idumbaguza mfite 20 yego ya 10 twarigaga muri kaminuza bro wowe n'umbona wakwidumbaguza direct sibyo muri puru umuntu ari kwidumbaguza igo ayasha puru ntabwo ari kwidumbaguza sibyo nyine nkubwiye se urumva Sajo ariko akambwe hari utuntu niharaje ngo therapiste ni ukoga ngo nyine ngo depression ngo birashira ngo ushaka kuruhuka ngo ujya muri puru se wanjye urarohama urumva bakaza gukuramo ifuro ryaje ahubwo ni ukura bagiye nko kuri page yawe bakarana hari n'ifoto n'imwe ukubona nko kuri piscine ntabwo nayipostinga kuko ukuntu umuntu aba yambaye nyine ntabwo nayipostingamo amafoto gusa hari utuvideo nuko nagura mbona ndi koga amazi ahubwo kuki mu ndwaye ntabwo mwesha hano undi muntu abibonye
ahantu nagiye ni ko iyo hoteli nayamamaza ko ntari uri kumva ariko iyo hoteli irabizi pe ko njya koga buri gihe njya koga nyine nigize umuzungu izina ry'Imana nanjye no kubimenya none kera nari mbizi ndabyibagirwa ndongera muri big time park yamo pisine iriya ni iy'ababebe urumva y'abakuru muzanyishyure muzasibe kwishaka kuri ntabwo nakoga ndi kuri kamera turanakozamo n'agatoki nzoga uri kundeba uzasibe kumfata videwo twagiye kuri iyo hoteli hagira iya Kicukiro wowe b'abashuti b'impanga njye ntabwo noza urumva njye ntabwo njya nogerega abantu bandeba noga nijoro abantu batashye urumva twashiraga azi koga aragiye ahubwo njye navukiye ku kibuye my guy njye nzi koga mani umva yatukuye twagiye rero tujya kotsa runonko ubanza usobanurira abantu dukurikiye runonko ni iki runonko ni iki runonko ni runonko ni boro bubaka ukumva definise runonko runonko rifazi kuko ni ibisitafu bubakisha zavuye mu matafari ariko ntabwo akiri byose byabaye AI kera runonko niyo mu matafari kera bayubakishaga amatafari bayubakishaga ibinonko nyine bagiye bakora ubutaka bwose niba amatafari babumbisha ubutaka ubundi se amatafari ari ni uguhinga impamvu turi aha ngaha mu rutoki twaje kotsa runonko umuriro unera ubushagari cyangwa ubushagara ni ijambo ribi rigo ni ribi ku isi ikangamana rigo amazi ni kuri ndumva umugiye gupfa ubushagarira ubushagara ni bubi yewe ntabwo ugira ubushagarira nyine ubu ngubu kubera ukuntu uri kumurura ubushagarira ntabwo ari ubushagarira ufite ubushagarira cyangwa ubushagarira ni ibibi bwo musetsa nsigaye ntabamenye iyo mvuze ikintu mugaseka ubwo aba ari kibi mwana aha ngaha turi kuri Big Time Family Park turi muri parti yacu yo hepfo mu murima aho twokereza runonko iyo dufite abana badusuye ibigo by'amashuri baje kwidagadura muri Big Time Family Park ntabwo rero birangirira tubajyana mu murima tukabereka ibijumba tukabereka ibishyimbo tukabereka ibigori dufite ibintu byinshi cyane dufite urutoki nk'uko mubona turi ko bihingwa tubereka uko tukabasobanurira n'icyo bivamo hari abana batazi aho keke ziva batazi ko zishobora kuva mu kijumba hari abana batazi ko ikigori kivamo akawunga kivamo igikoma batazi aho ibintu biva ko nyine aho n'ifu ibyo byose turabibereka uyu munsi rero twifuje no kubereka online uko bateka botsa runonko hari abantu batazi runonko kera twe tukiragira twotsaga runonko mu murima mu ifamu twebwe pana Beyonce ababeshyi Beyonce tugiye kugenda etape kuri etape sibyo abantu ariko urugero ukuguru ku kundi etape muri runonko mu kundi etape by etape mu kinyarwanda ni iki gake 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 oya ingingo ku yindi yewe narize kabisa ingingo ku yindi bro numva umwana wasoma bro ni ukuri nibyo nuko nabwenge cyambere runonko ni ikibundi runonko ni iki ni boro bubakisha amanonko ibinonko noneho ugashyiramo ibiryo bigashya ni ifuru mu kinyarwanda ushyiramo ibiryo bigashya wokeje ni nk'ifuru mbese mu make so runonko ni iyi ngiyi twubakisha ibinonko noneho abantu batazi ifuru bazi runonko nabo ndabakomeje ni ukubera umuntu uba utazi ifuru umuriro wacu wamaze kuboneka hakurikiraho iki wowe nk'umuntu
wahereye karatubeshya ngo urunonko ngiki ngo kera ngo ujye ku Karongi ngo muragiye dore ngibi ibijumba. Nshaka ko ubereka ingingo ku ngingo uko wabivuze. So urabona amaze gutukura utereramo ukumva vugisha ukuri ndagikuramo se gute ya harya umva kandi ugiye kubikora nk'ifu ifuru saramuriro barawuzimya kiravamo gute iki kugira ngo uzime biragenda gute n'umuriro? So natwe turi kwiga. Njye ntabwo ndi kwiga nuko nabyibagiwe mwana. Reka kwiyemera mwana. Nagakwemera. Wari ukuri. Sorry. So runonko rero ukuntu bakora runonko reka tubasobanurire abana batabizi. Ukuntu bakora runonko gucana umuriro urabanza ugafata ibinonko. Ibinonko ni iki? Ibinonko ni ubutaka. Segonderi. Ndi kujyana ubutaka. Mu butaka abana bazi intabire ahantu mu murima bahinze bagahingura sibyo? Ufata ukubita isuka ugakuramo ubutaka bwafatanye bwitwa urunonko sibyo? Hanyuma ukaburundanya ukubaka ku buryo usigamo umwanya ujyamo inkwi ushobora gucanamo umuriro. Hanyuma ukazana inkwi ugacana, wamara gucana bimaze gufatwa neza ubutaka bwatukuye ukazimya umuriro. Wamara kuzimya umuriro ugashyiramo ibyo ushaka kotsamo either ikijumba, ibirayi sibyo? Ibitoki nabyo byotsamo ikindi amateke usiwe byose ushobora kubyotsa runonko. Amateke, ibijumba, ibitoki, icyo ushaka rero ku experiencinga runonko ufite abana uzabazane kuri Big Time Family Park ni Kanombe tubokereze runonko sibyo? Aha, what next? Ngaho uzimya umuriro. Ndawuzimisha iki mwana? Ndi wonyine azimya. Inkwi bazikuramo. Inyundi zashize mwana. Aha. Ndabona ari byiza. Ngaho tubwira ukuntu wavuye mu cyaro rero ko mbona icyaro cyo kikubereye. Nakivuyemo se kivamo ntabwo kikuvamo niko bavuga. Ni ufata isuka gukubita ifuni urabizi niyo mpamvu tugiye uhita ubirindira aho hantu yikubita bino byose bigatuma impanuka bikayitwikira. Turakoresha ikirere nta suka ihari. Wakoresha umugeri. Ya umugeri uzwi n'urabora biba bishyushye. Ngaho njye maze gushyiramo ibijumba nawe ibyo bindi bikora. Ye ubu sirashya tukiriho. Okay. Tutegereze turebe uko icyo biri butange. Ngo turamenya uwabeshya undi. Cyangwa nawe twiba. Ni ukuri ko bigenza. Nuko bigenza. Yego ku icupa ndakubwiye. None yamaze gushya ushyiraho hano. Yego kwa mbi twize. Aka ni agataro. Agataro, kazunguzayi. Bari kamurisha ibuye. ntabwo byakundura gitse Usibe kuyinkubita. Ganda waragiye. Gonda ute. Uhita ukubita bro. none ubitutumetse nk'igitaka wita hejuru aho ngaho hejuru ku isongero yayo. Kubita n'imbere. Hey!
wabibona aha aha ama nyine urategereza ubwo sirahiye urategereza nyine bize gushya ntabwo hano imbere yayihonze mwana ihonde ku buryo nta hantu haca umuyaga oh nguki nkubite iki ngiki ni ukwiga nyine uciye se ko tuyihonze kuyarura turarubishiza inokira nzego numva ubizi mwana wabimenye mwarimu iki gihe ntabwo abana b'abanyaruguru ese ndi umukonyine w'umusaza ariko abantu bose bararagiye n'abataratunze bararagiye hari umwe bakureba umuntu kuvuga ngo yararagiye ubonye umuntu yararagiye urabona abantu bose bararagiye uwo waragiye hari waragiye abantu uko byose akavuga ngo yaragiye inka cyangwa yaragiye inkoko hari waragiye inkoko umenye none ibintu byose yaragiye n'abana hose ntabwo ndagira abantu ariko nawe wangize umutekano ni ukuri ntabwo naragiye abantu naragiye inyana uri kumva inka zirakora ziragiye ntabwo ese ko ngeraga ngiye kuragira nabivuze ariko nawe cyaze nabeshya ibyo kuragira ntabwo wigeze ndagira narabeshye cyakoze ntabwo nigeze ndagira inyana ahubwo wowe uri ishyano wowe inka y'ingore inka y'ingore yitwa inyana noneho kera twagiraga inka yanyangaga pe mu bantu bose ni njyewe yangaga ama inka ikamwa yitwa iki imbyeyi bro ko mwagize ikigoryi ngo hari namwemera umumbaza hoya niwe mumbaza utwo tubazo duciriritse mwana n'ibyanozera ndabizi imana ziba noneho igihe wisigaga gutya ukaba wikojeje mu mugezi ugiye kwidumbaguza rero ku zuba uri kumva ukaza uzi ko koga noneho mu mugezi bitera inzara ese n'ahandi bitera inzara mani koga bitera inzara uri kumva ukajya kuyoga ukumva ukakikimba kwakikimba urabizi ukayakikimba uvuga ati nasize runonko ukoga mu muvumba ni umuvumba abana ukumva ariko mwimashine nyine ariko twazajya ahantu nko mu mugezi ntabwo byemewe kogera mu mugezi noneho wagaragara ku musozi hejuru nk'ahari ahubwo se imigezi ikibaho ngo ni nk'aho indwara imigezi ikibaho twazajya nko mu mugezi muri Nyabarongo Nyabarongo yaba yanyikinisha umva ubwiye hari ukuntu wasigaga gutya imeze neza kumva nk'urakuraga munsi nakuriye urumva uyotsa utashya ukaba ukuyemo utwenda dutereye hariya noneho koga mu mugezi wahagaragaje ku mukingo ugahita winagamo ugatera poroje ku mukingo nyine wabaga mu isayo bro ugafatwa n'isayo ahandi hanyuma uri kumva ukoga uvuga ati ewa ndazamuka uri kumva ati ndazamuka noneho yahiye kabisa uri kumva ukoga ukazamuka ushonje wajyana ugasanga bayara ushobora kwica umuntu kuyitabura ariko ubundi bite bya bavuga ngo muri Angola si ukuyarura amani ni ukuyarura bayaruye bakagusigira nk'agateke kamwe hano imbere bati twakwemeje ako abamamyi bahozeho uzi ko no mu cyaro mani ababyeyi baba baryo ni mu kinyarwanda cy'abamamyi uzi kajuga uzarya ngo baba mu cyaro ye usibye nta muri uno nko mu ziko cyaba gihiye nisire amasanga ni 8 bro
bashyizeho twa tuntu twera kuri dodo aha utuntu tuza turi mu tuzi dutera ahantu badushyiraho gutya iyo duturitse iba yahiye. ibyo ni ugutekera ibyo bintu bafata bikavamo ibindi bintu ngiye burasimbyewe ufata iki turagereranya mani turagereranya cyangwa tubivanemo idahiye ubundi twabita dushyiraho n'ubundi twatumira uko byagiye dukaturitse nyine iyo gashyushye nyine kashyuye uzi gutsuka ku mitumba oya ku mitumba oya ku mitumba kwikuruza ese wowe ntacyo utakoze njye ganjye yewe we noneho ikabutura zanjye zaracitse bavuga ati uzayambara reba nk'uriya wacikiyemo hariya hagati ugera aho ngaho neza sha hari igihe noneho ucika ugezemo hagati ugashinga amazuru mbese kwikuruza bisaba iki njyewe genda nabyemera ko wabikoze nabikoze gutsuka mu kijerekani narabikoze sinzi impamvu akoze mani agiraje none turamara amasaha 8 iyo nsaba avuga rero gira amagambo yego koma akasha ngo ngira amagambo we ubu koko ubu ndagumiwe kubera amagambo yanjye ese indi akarugo bahita witarigwa bayarita itagize ni kuri rero byagendaga mwabibonye none ubu nari kwarura runonko ntabwo yaguhamagara agize amahirwe wahita uceremba guceremba ni ibiki sorry dupfa kuyarura ubundi wasigaga uyitaze ukitara so icyiza babibonye ukuntu siyo papa babibonye uko runonko ikorwa bino babibonye ubwo icyo mwabonye ushaka kubereka ni ukuntu ese ubundi abantu bose bafite tubi muri telefone zabo runonko barayizi ntawe bazi aratayizi vugisha uzajya gashya sha azamani niba utazi ko runonko ni red flag aswe umuntu utazi ko runonko ni red flag umuji utazi ko ni ibiki ni ibiki ugereranyije nko kwishyanutsa kuvunda amazi dore uri guseka ubwenge ibyumva kuvunda imivunde ni iki imivunde no kwishyanutsa imivunde ni iki mani bwa kigali sambwira mani wasari ibigo muri guseka imivunde ni iki thanks mbwira wowe n'agapatate dusemoni umuvunde ni iki sa imivunde ni iki mu gifaransa rapogete oya imivunde cyane ukuvuga imivunde nawe ushobora guhita ubyumva ni imivunde ese ni imiki bijyanye n'iki basi n'ibihumbi byinshi biba byenda kumera basi mumbwe kategori biriho muri niba biribwa niba bihingwa biraribwa none ngeze mu gushyanuka gute okay biraribwa bimeze nk'amateke muri iyo range y'amateke ibikoro twagiye uratubwira watermelon yego ubundi ni mu kinyarwanda nyine uraza ni ibihaza uretse wowe watermelon ibihaza imyumbati imyumbati yinitse n'imyumbati imeze gute ya gitamisi iba imyumbati gute kandi ari mbi imyumbati gitamisi urayizi irarura ngo gitamisi imyumbati idahiye wayikoze iki imivunde ni imyumbati itahiye umusore batetse n'iki ngo gitamisi ni imyumbati idahiye
nayo mivunde se batetse n'ishi. Gitamisi ni imyumbati irura batajya bateka, bayikuramo ubugari, niyo bakoramo ubugari. Adeni bafata ya myumbati ya gitamisi bakayishyira mu mazi, na nyuma like y'iminsi runaka bafite iminsi baba barabaze ikoroha nyine, ubwo nyine ni nkaho iba iri kwegera kuvoma. uzi ko nayo kinyaga imivunde si iyo ngiyo muvuze noneho harangiza ya myumbati ibya yindi babinuye mu mazi. na Banks aho ndi umukomediye ahora ari guseka mwana ntacyo ndi kwitekereza noneho ibindi bintu byakure ubu ngubu nakwiruka yakurikiye nk'uri kumva ibyo uvuga. ikintu kinsekereje ngo yarayihekeye imyumbati itogoshe igize n'imyumbati binitse, iyi myumbati binitse bakayanika, iyo binuye bakayanika niyo mivunde niyo naryaga. Ntabwo ari twe ntabwo twita imivunde simbizi ariko narayiryaga abana njyewe narayiryaga ahubwo kuyotsa tuyarure pe tuyarisha iki ko aricyo kibazo. twaruje byahiye man byahiye twaruje tuve mu rutoki tuve mu rutoki uzi nawe gutuma mu rutoki nka saa 12 wenda bagiye nko gupfuka nk'ibigori wambore akajyayo runaka. none hari ukuntu kera bashyinguraga abantu nko munsi y'urugo batijya kuzana ikoma genzura ukoma yawe nawe njya bro ntabwo wajya kubona abantu mu rutoki. oya tubwire ikintu uzwi noneho bihumura neza urabizi umva imana izamfashe n'intwita nzatwitire runongo umugabo wanjye survive njye umva ngiki tujya turiba mu rutoki urumva izo drama nizo mu buhinde bro. wagenda ashaka tubwire nk'umuntu nyine wo mu cyaro, umwana wakuriye mu cyaro, tubwire akantu wakoze kera ukiri umwana mu cyaro n'ubu wibuka ukavuga ati that was crazy kabisa. ni ukunyiba imyenda nagiye koga nkataha nambaye gusa ni ukuri so ubwo ibyo ni kera mu myaka twe ko byari mu myaka nk'umunani. okay noneho tuzamuke twegere hejuru gatoya mu myaka 10 ntabwo nari nkiba ngiye mu cyaro kare ni ukuri wavuye mu cyaro ngo ufite imyaka 10 ukiyuzuza rero iki cyakubayeho mu cyaro utazibagirwa? byose nabyibuka njyewe n'abantu n'ibyambaye muri kaminuza nabyibagiwe njyewe umutwe wanjye urumva ngo najya gushyira ibintu byo muri 2007 ibya 2028 byajyayo bro njyewe iyo kadi yuzuye ndaforumata ngatangira bishyashya. naze kutubwira ibyo kwikuruza ibyo kwikuba ari nari mbyibutse ariko ntabwo bikibamo mwana naraforumata runongo muzwi n'ihumura ni cyo kintu gihumura neza ihumura neza anuka gusa rimwe mwabihonze bino bintu mubikure uzi ukuntu wabitwika tube tubireke turagaruka tube tugiye rusheri